ni nko mu ijuru kabisa. Belgium aba baba batangiye guhemukaho pe. Ibyo ntabwo ari ibya danje cyane nyine nawe urabyumva. UG Khalifa baba bagiye kunshingura. Hello my people, it's your boy Patrick Rwanda. Mukore subscribe ku mbuga zose, mukore subscribe kuri YouTube ni Patrick Rwanda, kuri IG, kuri TikTok, kuri Facebook, mukore follow. Kabisa tujye tubana day by day kandi wowe ndagushimira ukomeje kunshigikira. Aha turi kumwe na Krish na meze bite? Ni OG. Wagwan. It's wagwan. Yo, what's up? Meze bite? Fresh. Komera cyane. Okay, noneho uyu munsi twagarukanye na Krish. Krish. Ngiye kutuganira nk'aka story ka mbere hano wagiye nyine. Hadanje nyine turi mu buzima bwawe akakunezeza cyane. N'ahandi wifuza kuzajya. Bikaba bidakunda. Ahantu nagiye hanejeje cyane mu buzima. N'ahantu bita muri Croix Rouge. Ahantu bita Kejeri. Abo niho rero nagiye nkumva ndishimye pe. Hose ibintu byose byari bihari. Mu rugero nk'iki? Hari ibintu n'abantu. Ibintu bimeze gute buriya? Ibintu ni ibyo guteraguza nyine nawe urabyumva. Gutera gutya mu murima? Babyita imyaka. Ariko nabyo byaraturutse mu mirima tu. Ko nyine hari uko. Ariko iyo bigeze kuri iyo ngingo urasatura. Iyo byagezeho nyine ni ugusatura. For sure. Noneho ikindi nifuza kuzageraho nubwo cyahanze muri iki gihe. Ni ahantu bita mu bihugu cy'isezerano. Hehe. Aba bahita Mr. Mwimerika. Mwimerika? Urahemera sana. Ahantu bita muri Amerika ubundi hari aho ni nko mu ijuru kabisa. Hararenze nta kitabayo. Ubwo bakujyanye nko wenda nko muri Belgium? Belgium baba batangiye guhemukaho pe. Kubera iki? Kubera buno bisa n'ibyahagazemo. Bapfuye kubinkorera gutyo nabwo nkabona mvuye hano muri Afrika nyine. Baba bankoreye umuti kandi baba banshimishe bya sana. Kandi bapfuye ubwo ntago ari ibya danje nabyo. Ibyo ntago ari ibya danje cyane nyine nawe urabyumva. None se ubwo bakujyana muri UG? UG Khalifa baba bagiye kunshingura. Kubera iki? Se bavuga banjyanye ahantu kare. Ntago ari fresh. UG ntago ari neza. UG muri Afrika. Zatuza ugeze muri Amerika ubundi bananjyanye bakanjugunya muri turiya duhugu two mu Burayi naho nyine naba ndi ariko ntariho neza. Amerika ubundi ni icyo kintu nageraho avuga ati aho ndiho papa. Ibintu ni neza, ibintu ni ruzungu. Nese Krish. Ntago kibabwira nyine nk'abashuti bawe bari state bagutanze. Abashuti banye bari state ikintu nababwira ati nukubabwira ati buriya buceri bakorera bariyo. Bajya n'ubundi batwihera mu gihe twe turi hano tube twiriraho nyine. Bakajya bakwamana ibintu bitari ibyabo n'ubundi bazapfa babisige. Nese bose uzabisiga? Njyewe arega hano ni mu nzara kandi hari aho iyo hageze n'ubundi babisa n'ubundi guhebera babandi bataye hasi kuko abari inyuma barazamurana kugira nyine kugira mweze mufatikanye mube neza nyine. Ariko hari ikintu batabonye. Akantu k'agasuko. Akantu ngo mu nzara n'aka gasuko. Gatwe aka ni akantu nanjye hari ukuntu mba nifashe nkikora avuga ati reka njye kwiyitaho. Kubita agasuko kameze neza cyane. For sure nkaba ngatayeho nyine nanjye nkavuga ati n'ubundi ubuzima bukomeze. Aka gasuko ni keza noneho kirimenya garakoresha abana. Aka ngaka. Abo bana muri iki gihe basigaye bariburishijwe. Bari heko bahari kiri. Wagira bajyanye n'imvura. Imvura iragenda abana bakagenda. Nyine ukumva bigeze nk'isarura ry'ibishimbo naho. Bagenda nka za hene nyine. Ariko izo hene bavuganize kire. Izo hene cyane byumva n'abasaza gutyo gusa. Ariko naragenda shishoza nabuze icyo bisobanuye ihene. Ngo kugenda nka za nuko ako hari igihe numvishe ngo ni ugukora ibintu nyine witurije ntagira umuntu ubimenya. Mbese kugenda mu nyomberi nicyo kintu baba bashaka kuvuga ubwo. Krishna. Nese Krish.
ngo hajya twibutse nihe shop zimwe nkambi irenze shop irenze ni kwa Stone kabisa. Aha nicyo babwira abantu badukurikiye. Abantu badukurikiye icyo nababwira ni ukudufasha mu bintu byacu dukora, bakajya batugira inama zo kutuzamura, nabo nyine batubwira ngo ntimugacike intege, kuko icyo kintu cyo kudukomeza nicyo kintu gituma natwe dukomeza kabisa. Ariko harasuzuko hari abantu bajya batukana muri comment. Abantu batukana se nk'abo bantu nyine icyo twababwira bazakomeze batukane cyangwa bazabyihorera. Nese kumufasha bamukorera kugutuka atangezeho ye kuntu utampfaje ngo nkoze akantu gutyo cyaze kuntu tutari kumwe nawe no kukubona gutyo aho nyine nawe ujye utuka nawe wibereho tu. Ariko biro umufashe mufashe nawe arabizi mufashe icyo namukora nagitegereza namugezeho nanjye. Abantu tubabwira ati abantu mwakomeje kudukurikirana, thank you so much kubwo gufatanya natwe.